aya mabebe ariko hasi abo bantu ntabwo uri kubabona wowe sa friend wawe so anatuvugira sisi asi bro wagira kakunseda njye mbavugira icyo gihe cyo kubateretera ntabwo kiragera uwo murajya vie nawe yandaze ariko sister nako tuza siko uri koko ni kwakakwiye kumusubiza ndabona warabigize birebire tungiye nitwa Mpinganzi Mariri Jane nawe yabibwira nabirenze okay mbega bajama nanjye nitwa Umwizerwa Sanete Jean ari nayo nabi ase ba bro nta n'ikintu mubwira abantu ba babe shamwa munsebeje bankoneje imbere nawe wabubyirukanyisha ariko turabaganiriza cyambere se siko baje kudusura akabaye n'uzubwenge turabaganiriza tu wari namagana yehe ni muri zino karitsiye atarakubeshya nakwendera bakuboneye se ntabwo ari Umva president azamuzana nkabone igurati karitsiye se bana turi school uriko nyine urenze zino karitsiye gace ariko nanagusura gusura atazagusura we brave na asita nawe dire ka brave yishore mu bindo uri mu nawe uri mugendo akumwana tujijishije twazigereje yuko mbona twibwira twahebye kandi tutwaje bareka ngubwere ba bro banje baratese byatara uzi bari batugejeje ko mbavugira amazina shani asita nawe uri mu dusebye ivuge wa okay je bahita nibikora press tu ufite n'akazina keza nayibikora nanjye nitwa Ale Blaze nkaba ndi uyu ni garafrere wanjye uyu ni sister nyine yari garafrere uyu ni sister ntabwo ndi sister njyewe ndi sister wa prince w'ubutsebye umva brave no kwisubiraho brava tutamenye ati princess twiga troco meritwaga ko nawe Jane ntabwo siko yiga washizemo ko Jane nawe yitwa umwiza princess mbana yagaye mujye afise mbabazi namwe badada muranyice ariko harimo nyibaza ako princess ujye wibuka reba twiga troco me imyaka iciyeme imyaka igera muri ni myinshi ko ntabwo wakwegera inshuti yawe yitwa umwiza bise nyine ni ya mazina bayihariye namwe murabyumva isore tunacho mwihanganira ngo uyu mwana yitwa Umwiza princess aha muri mu giki ariko bro urimo wikina n'ikino kwiteza sewe ntabwo bibana ariko mwe muretse ata sister twivuganira ibyundi brave yaroga wari musebya musebya n'iki nga bravo hayi ibyungu amagambo yuko ndakuguriye ara professor ibyo professor mukavuga professor mukavuyo n'iki bamereka tumuye time tureka okay gerageza ariko se ubundi kuki mfobye ko sister ubona nta kintu nakwimarira yasha bro ratanye urashoboye neza story za sister ntacyo ngiye uyu nguyu arava hano namubwira ibintu bizima basi uzajyana kutibwa yafashe umwanzuro nzaguherekeza baza umwana nk'uyu nako nzamutungira gato ariko ibaza umwana nk'uyu icyo bise change behavior ubundi hari ukuntu Imana iguhereza amahirwe wayapfusha ubusa nyine kugira ngo azagaruke bikaba yakira nakureka ida professor princess yuko nta kintu ari kuvuga mugani nawe ububesha nuko twabonye ko bikenewe kuvuga tu none se nuko usanzwe ukanura ngaho yewe utambwiye mu rugo ni Simara naho princess yahakubwiye yavuze mu rugo mu rugo ni nta nubwo turamenya aho bataha mpamvu dukunze kuba turi school nawe urabyumva nyine n'iki gusa karitsiye ni hafi twaturaba ase frere batagushutse aba bantu urabona bakiga ntabwo bakiga bugishuko aba bantu urabona batubeshya ariko ibyo mukora byose uno mwana ariga ubuzima hahoraho ishuri tu
sangwa reka nguzanira agakoti ube wifubitse ndabona hariho imbeho ubundi si imbeho kwiba hano mu cyaro iwanyu mu mujyi nta mbeho ihaba eka ntari hakunze sha twebwe hano imbeho iba yanatwishe uruhuha rwankutse ariko hari eka twirirwa twiyambariye amasengeri sangwa ngaho rero komezamo amakuru amakuru mba afite ubundi abashyushye nawe se yapaza wa muhungu wa mutipe nyine tumaze kumumagara reka aka kanya gusa akubwiye ngo ukiwe harya ngo arambwiye ngo arankumbuye sha erega icyumweru cyose kimenyekisha ahubwo bya vuba byari twapanze nyine bigere muri business gusa nyine sangwa umva urakoze cyane kuba udusiye icyumweru cyose umva natwe umunsi twaje tuzabasura ahubwo se tuzajyana tuzabasura munatwinubire ndetse za gahunda twapanze ntuzizi gusa nyine ziriya seka nyine niza kwiganiriza barumuna banjye noneho mu icyo babivuga barabyemera kwa kane nibwo uzazamuka ejo bundi sinzi ko kazanyakira rwose shabu ndabizi nyine sheri waragukumbuye cyane ariko akora iri ntikanze princess yagiye ryari ugiye muri telefone nibagirwa yuko princess twatwicaranye none ndakebutse nsanga nicaye njyenyine reka guseke kuko urasekeje ese yagiye ryari ni ukuri none se ntabwo bimenye ariko Jane nawe urasekeje byata wowe ugiye muri telefone babiri yagendeye princess anshinze urwara arangije ahita ambwira nyereka mbengiye meba bro umwanya ngo baterete ubu nyina mva mugasoko sizaranseze ahubwo njya ngoreye n'umuti ahubwo we princess mu mwana nguseze ahubwo njya ngoreye n'umuti muri phone niyo mpamvu ahubwo njya ngoreye n'umuti tu yana mbangamiye amaduserereza nese sister uragenda utamaye na nimero basi sinigera kwibwira ngo nda nimero tutabimbwiye nakireka nzanzane phone umene kadogo nzanira ka gafone kanje gatoya mereza nakisubirira mu byo cyangwa nimero zawe nyine nzankuvugisha kabudufatanye nimero zanjye nazikuyemo abishoje uri mu kazi ngiye kuvuga ngo cyane amaguruke icara asi sibanga njye nagukunze tu nukorera ubisanzwe wangu pe ubwo waje gusura sita ndashaka uzagaruka uje kusura ahubwo wowe muzaze mu dusura tuzaza turi princess muze mu dusura byava muramo ariko nubwo mba afite akazi kenshi twashakanye tukagusura tu muzaze mu dusure tunaganire twese nitubasuye nubwo mwahise muprofitira mu kavuyo naribi nyine kuba twihuse naribi ariko nta nubwo tunihuse tu twaje tuje gusura princess twasanga namwe muraha n'iki nyine tuzi ko muhaye twari turi aha ngaha mwita muprofita ariko si n'ubwa mbere tubabonye ese ubundi mwari musanzwe mubaye ntabwo ari ubwa mbere tubabonye ko tuba turi ku ishuri shagera ntabwo ari ubwa mbere amabebe nayabonaga wasanga mwabonaga impanga zawe ngo muradutuburiye ariko ubu noneho tubonye original twabonaga pirate sibyo ariko nyine ubundi ikintu ubu kigiye gukurikiraho nuko nyine tugize amahirwe yo kubonekerwa uru rugo n'urw'abanyamugisha uzi ko ushobora guhita ubona n'imvura iguye kubera iki yuko namwe tutajyaga tunakunda kubabona rimwe na rimwe twajyaga nko mu ka weekend cyangwa muri vaka twebwe twabaga turi mu kazi ntabwo dukunze kuba urumva ko ari impamvu z'akazi ni impamvu z'akazi urumva ko ari imana yabikoze oya ngiye kubera ndi muto narigaga nawe ntutubeshye nicyo gisate none se umusitari ko hari ibigo bidakanira hari ibigo bidakanirerega usanga kigenga ariko nanjye simubeshye natwe ntabwo badukanira ntigana shokora
kubara brave nawe ako cyakora cyo haba hari ibigo bidakanira nk'icyo nigaho nta bintu byo kudushyira kuri pressure ngira shokora ndayigana nta birenze ndabona uri ku cyangwa nubibona giye mu buzima bwanjye bati ku micyo ariko murasobanutse twese namwe ko murasobanutse ku muziki ntacyo wazi tubwira banza mukunda music mbajana uraho we ntacyo wamubeshya ku muziki ni uwa mbere none se kiyo tumenya ko munaza mwadutunguye twagiye twisanze mwatigezeho happy kubera yuko twakunda ese bro iyi foto waba uyibona ute ifoto yumira pressure ushaka n'amafoto aya naga awe nabiri mereza ku gatelefone upasi namba nayi namurangara niwo fashe ubanza tugiye kugenda Ndiye rwose sinzi kazambabarira. azihangane natwe twari tugukumbuye. Sinzi rwose no kugenda nkapfukama nkamusaba imbabazi ubundi. Uzamubwira ko wari ukumbiye icyaro cy'iwanyu nyine. Sawa, bya bindi nakubwiye. Nzabyirikana buriya nzabiganiriza murumuna wanjye. Umwigisha paka abimenye. Ase murumuna wanjye iri hariya azahita yifuza kujya hariwe. Uriya uzamubeshya kwa kundi nyine nakubwiye. Uzi ko ari byo buriya niko nzabigenza. Nyine sangwa sinzi ko bizakunda. Nta kundi nyine none se wowe bya bindi twari twapanze byahindutse byagenze gute? Bya bindi si bya bindi buriya nzakubwira kuri phone ariko ibyo kujyana byo byashanje umva wapi nazi. Murumuna wese yakubwiye gute? Murumuna wanjye ntago ndamubaza ariko buriya nzamubaza ariko nyine gusa ntago byakunda sinzi ko nzaza pe. Urahombyera nabigenza ute? yawe hangana. Nese urabona hano ningiye gukora akazi njyenyine nakundi byagenda. Nta kundi nyine nzagenda muri business yanjye ubu ngubu imaze no gupfa dore maze igihe kinini nta nahari. Ubwo se uricuza twaradusuye twari tugukumbuye mbakumbuye nanjye umva mwana nawe ngukumbuye cyane gusa nyine ubwo nibyo. hari ikintu nakugaye tihe se tifresh wihuse pe nihuse uteze ya wihuse tuvuga ko wakunze umuntu kandi uzi ko wafatiye aho uboneye abajya ntago ushaka kuvana ya mvugo yo hanze se none se wewe wihagazeho oya ubundi iyo ushaka kwereka ko umuntu umuhaye agaciro uramutegura ukamwereka ko umuhaye agaciro ukamusohokana ukamuporopoza nyine bitewe n'ahantu wamujyana ubwo urashaka gutaha yuko ni byiza niba abana hankunze sha nyine ariko ntabwo umuntu ahita abivuga ntabwo uba umweretse ko umuhaye agaciro Prince nyine ubwahemye mu bagwe niki apeti free nawe hanga urasebeje aya ni uburyarya ubwo ni uburyarya ninamira rimwe mumaranye amasaha angahe amasaha 6 bishyizemo montage none wowe wenda menshi ni nk'abiri uzi ko umubebe ahita avuga ati akase umuntu yise umbwiye akamana aramenya nanzi iki nanjye burana namuvugiye nabonaga arimo akantu wimbeshyira bra akahese karimo nakabonaga sawa nyine wakabonye hese ahubwo nabonaga ari cyo ushaka kuvuga princess ataragenda buze ko wahinduye n'inkanuro bivuze ngo uri kureba iki icyoroshye abakobwa bihagarara ahubwo wasanga riri yashize arakoresha uri gushishuka riri reka nkubaze sibyo iyo Bravo atabivuga wewe wari ufite gahunda yo kuba wabivuga aka kanya oya rata undi se sinagira nkagira no mu rugo nkaza kumuhamagara nkabimubwira ese wabishobora kubimbwira yena nabimubwira ariko nzizazo wabimbwira wewe warabivuga buriya sinjya kumubwira nyina akunze ntago nakwishe abari ngiye naragukunze none se kutamusubije musubiza iki kubyo yakubwiye araza kumbwira bye none se nyine ngarafere ubwo nawe ntabwo yari kugenda atabivuga ntabwo nari fan wabizi petit frère ye mfite uburyo nzarivuga icyo utavuze ni igiki icyo utavuze ni igiki ndabizi rindimo kuba ari indimo rindimo yavugishije ukuri hariya rugurire yabundi muturushike ruguririya ni ukuri twibera mu bucuruzi abantu baho bose baracuruza biragaragara nta muntu uhinga si ukuntu wabaye inzobe nta muntu uhinga ubundi twese
haba abasore haba inkumi bose bihangiye imirimo baracuruza. ahubwo se tesi nayo namutumye ku isoko none ndabona atinze. Kakana se mu bana kari umuntu akaye. Yego. Karakana rero njyewe karakana narakabwiye tisabwe n'umubi karanyebera. Yanga kuguhobera neza. Yanga kumubera yanga kumubera. Buriya wasanga atakuzi. Ntaga regashije igihe kinini. Se buriya ku isoko wundi kubera iki yatinze cyane. Sinzi pe. Kandi nari namwihanangirije ngo abanguke. None reba ya mustafa ahantu ageze. Ni kure se? Ni kure. Na murumuna wanje reba mu gitondo yambwiye ngo agiye gutarasa. None reba ntabwo arahagera. Sibuka igihe kuriya yarakunaniye rwose. Neza nanjye ngiye gukura amaboko. Nako nagize. Wowe komeza umugira inama. Ukomeze umugira inama ubundi. Urazatinda abo murasha. Sinzi nako nagize namugiriye inama zishoboka zose yaranze. Uzi ko yambwiye wa mukobwa bagenda nawe y'imfura. Nabishaka kiri imbere ye. Yes. Ngo ngewe iyo ngize imbere yiwe nta kibaye mubwiye. Uriya mwana ubundi yazize. Nagira ngo nta nubwo tuvukana. Uriya mwana rero njyewe ndabona ari ukumwegera tukamugira inama. Umunsi nagarutse uzamubwira yitegure aba ahari tumugire inama turebe ko yakwiye. Nzayimubwira uzamenya yuko uzamugira inama icyo gihe ahubwo yahita agenda. Uriya mwana yarananiranye n'ukuri. None se shangazi we ntabwo ageze ngo amuganirize. Wapi kubona se na mama nawe uhari yagiye mu kazi ntabwo araza. Uzamuteze mva akangiye kukubwira. Uzamuteze shangazi wiwe azamuhane umva amuhane yenda zisubiraho. Byo shangazi nazi kudusura nzabimuganiriza yenda hari igihe we yamwumvira. Wowe uzajyeyo kwa shangazi kuko aje hano akumva ibyo muri kuvuga cyahita bica amazi. ahubwo yatwatangira tukaburana uyu nguyu akavuga ati njyewe ntabwo ndi mu makosa usanga n'ubundi. Ariko rero buriya shangazi wawe njyemba mbona ari umuntu ukunda kugira igitsure buriya hari icyo yamumarira cyane. Umva mana we maze nanjye yaje agasanga ni mu makosa utakuye ni nanjye mukuru usanga atsureka cyane. nta kundi nyine tuzamufata kuri ariko azahinduka. ahubwo se sangwa ndabona umugoroba ugeze ngiye mu kazi ahubwo reka nkuzanira agatabo ubu usoma irungu ritakwiye. Kazane tube twisomera. Kino gitabo rero kiraryoha cyane umva kirasekeje mva nawe uraza guseka. Nze ndebe. Noneho nanjye reka mbe ngiye mu gikoni. Prince kwihangana byamunaniye bimaze kumunanira nyire kumva isa bisoza byandenze ubu ariko ntibivuze ko nanjye nta kindi ariko ngiye mfite uko nzabi. Ahitiraho komedi cyane iyo ariko nyine ntacyo byose muramenye yuko we yatse nimero. uretse n'ibyo buri muntu agira karagiteri wenda Prince wiwe yumvisha kubivugira hari ibyo bimuhesheje amahoro akavugira noneho ariko bindi Brave nawe yumva azafite uko azabivuga. uzi ibindi mari ibi mwese ndabona indoro zanyu mureba ntibyoroshye. ariko rero hagati aho ngaho Brave na Prince Prince we yadusezeye murimo muradutinza cyane. Twabasuye twavuganye twamenyanye nubwo twari tuziranye noneho umuntu yerekeze natwe dutahe namwe kibuta byose muzaza mu dusure siko bimeze. Ndaza kwisura njyenyine. Okay uko mu nanjye nzamusura. nimushaka muzaza nawe ngazasura Jean. nanjye nusura iriri nanjye nzasura Jean. ahubwo umuti wako ahubwo reka tuberekeze Kadogo ugize utu dutebe mu nzu nyine amwe mwambaye na neza.
reka nyine tuherekeze harimo aranyiyaka Haroze bahari bagiye kumara ngo rwe nta muntu n'umwe uharira. Emwe Sabi Sendi se komera wavuye ku ishuri ryari se? mvuyeyo mu kanya. Noneho Serije ndabona wagira ngo ari gusubira mu masomo ariko kandi noneho niyambura nze dukora akazi ko mu rugo. Noneho reka nze ushaka ibyo guteka ndabona bunyije. Sabi zana rero jyamuzanira safuriya ushyira mu gikoni si turateka iki uyu munsi ndananiwe. Sabi wabisizera mu gikoni noneho nzanira amazi hano nyine mukuru wanjye mubwiye kunzanira amazi nta kintu ngikwiye. nagiye kuvoma nsanga amazi yakamye. Wagiye ngo kugira iki? Sabine umbabarire tudapfa ubusa aya masaha uri kunyumva? nase ko nasanze yakamye. Sanze wakamye ngo ubwire Sabine unkinisha ngengana nawe nk'iyo mvuye hano mu gitondo mubwiye ngo ujye kuzana amazi niba ungenze mbona amazi ntekesha reba izi sawo zigeze wavuye ku ishuri ko wasize nta mazi mvuye nasize ngo uzana amazi sanze wicaye hano ntazi byurimo wowe nase ko nagiye nkasanga amazi yakamye. usanze amazi yakamye ntago wajya kumugeza ngo uzana amazi? nabonaga ntakerererwa rigiye. Mva hano nakubwiye ngo iki ko gukerererwa ibya witandiye habe na gato uri kunyumva? Gusa bi nzakugenze nti koko mu by'ukuri sinibaza no kwimana ko nabonaga ubu ngubu tugiye kuzatangira ibizami. ubu ngubu ugize amanota make nazabwira mama gute. utangira ibizami no kujya kuvoma kuvurira he? ngurize ko je ngumva numva byandinze sinibaza gusiga nkubwiye ngo uzana amazi uwo nyine birumvikana ko wabonye impavuye ugafata ibako ukajya ku ishuri. ko yariri nahise ngenda njya kuvoma nsanga amazi yakamye. nawe iyo ujya kuvoma wazanye amazi ngasanga mu rugo koko kiwe naribajije riri muri urugo ntavoma nta mazi azaboneka muri yo riri muri urugo ntakubura ntago hazabisuku kwiga gusa wumva ari byo uzatahira. none se reka nkubwire Sabine utisubiyeho nge naye ntago twabana neza kuko ntago ari uko twe turera niba na mama nta kintu ajya kubwira nge ntago ibi ngibi nabyishingira wenda we kuko aba atiriwe hano ashobora kuba atabona amafoto ugira kwiga gusa ntago aricyo kintu watahira ko mbona hamwe wese wabuze icyo uvuga. none se ko nagiye kuvoma nsanga ngo iki nagiye kuvoma nsanga amazi yakamye none navuga iki? nakubwiye ngo iyo ubona amazi yakamye ukajya ku mugezi kuzana amazi nese ubu ugiye kujya none urajya kuyavoma nyine ndemera ngende nishaka nze nijoro. uze nijoro kuva hano ujya ku mugezi se nukuvuga ko waza nijoro? ngiye kukubwira ngo ubutaha tuzasirira kandi Sabi urabizi umuvandimwe wanjye ndakubaha ariko nawe ntabwo bivuze ngo kubura umuvandimwe wanjye mufate karezi ibyo mubwiye byose bitushyiraho izindi gahunda zawe wigendera. ntaribura koze kumbabarira ubundi nkawe ubu ndimo ndakora nkabura nk'ikintu nagukorera mu buzima. Mana yanjye ngaho reka njye genda nyine ariko nkubwire ngo mana yanjye Sabine sinzapfa ubusa nawe kwitora ngo urasiganya Serge mana we
hajya mu gitondo wabyuririye serije ngo kuvoma ngo sinzi kisi nibaza niba Sabine ari itungo tworoye hano niba ari ivaze bazanye ngo batereka tujya tureba kwiga se njyakeka ko ntizi ko ngiye navaga ku ishuri se nagiye nsiza amazi nkagaruka nkasubirayo nkatashya ngateka akiri muto y'amazi ubu ngubu yakuza nkarakura nanjye yakamfashije ibyo ntibizajya bimbuza kujya muri gahunda zanjye kandi ikindi gihe inaramuka yongeye sinzakiranuka nawe riri rwose nabangeze kure kanegere mu nzu njye kwa nicara imva Sabina ni stress nta yanjye sinzi icyo namukorera ubuzi isaha tuvugana pe